Hari ukuntu ubona videos zo kuri TikTok kimwe n'iyo uri kureba ukibaza ukoze editing. Uyu munsi rero guys ngiye kukwereka ukoze editing. Urareba nk'iyo ngiyo uri kureba ko ifite resolution nziza ndetse n'amaviews. Uyu munsi rero guys ngiye kukwigisha uko ibi byose wabigeraho nawe ugatangira gukora video zawe ku giti cyawe. Nta kindi urakora rero, urabona buto hepfo yanditseho subscribe, uyikore kugenda kuri TikTok, ukore kuri ako gasaraba, ukore no ku gatima, tuzakomezanye no muri video ikurikira. Nta kindi urakora rero, uragenda muri Play Store nk'ibisanzwe, wesitani ino app bita InShoot program. Umara kuyishyiramo guys, urahita uyizana muri galeri zawe. Nimara kuhagera guys, uraza uyikandeho, ariko guys narayikandaho mbibutse yuko iyi channel izajya ibagezaho ibintu bijyanye na IT, Artificial Intelligence, ndetse no gukomeza kubaha udutwiko tw'amavideo agiye atandukanye. Nta kindi urakora rero, uraza uyifungure. Bareba guys hano amafoto, baheditingira amafoto, hari handitse college, baheditingira tumbiri zo gushyira ku ma YouTube, kwa kundi ubona YouTube iri mbega ni biryoshye video nkuko iyi sige nujya gufungura ino video wabibonye. Ushaka kweditinga video rero ukora hari video, ukaza ugakanda niyo ukareba video guys ushaka gushyiramo, ukaza urekanze nshiremo ino video yo hejuru. Uraza ukayisilegitinga uhita ukora kuri ka kabuto k'icyatsi. Umaze kugakuraho guys, hano handitse Canva, ndabona muri kuhareba hari handitse Canva. Ariko guys reka tubanze dukureho watermark ya InShoot. Hariya ni handitse InShoot, urahakora ugahita uza ukandika ugakora hano handitse remove watermark. Umaze kubikora guys, urategereza, urareba ko watermark guys yavuyeho. Nta kindi urakora rero, iyo ushaka guhindura Canva n'ubundi ujya handi nababwiye ugashyiramo Canva ushaka, ariko ngiye kubera nashatse ndayigumishamo. Ushaka gushyiramo umuziki, hano turi hano bisaba ko ufite internet kugira ngo ukoreshe imiziki yawe. Handitse ifigiti, areba ifigiti z'imiziki yariya yose ni izi ngizi. Rero kubera ngiye nshaka gushyiramo uyu muziki, ndaza nkukandeho. Noneho nimara kuwukandaho guys, ushaka kuwukoresha muri video yawe, uraza ukakora ahantu hari handitse use. Ushaka kugabanya volume ukora ahantu handitse akamikoro. Iyo ushaka kuyongera uyikoraho ugakora kanditse mikoro, ukazamura volume, icyo gihe uba uyongeye. Nkuko uri kumva kano kaziki kari inyuma ya video yanjye. Urareba yuko guys ifite na option menshi agiye atandukanye, tuzayigaho muri video ikurikira. Arizo mpamvu nakubwiye ngo kura ku kabuto kanditseho subscribe, kugira ngo rero dukomeze kubagezaho uko mwakoresha ariya option uri kureba muri iriya app yacu yitwa InShoot. Murakoze.